Niba dark spot zawe zaranze kuvaho kandi umaze imyaka n'imyaka uri kuzivura ariko bikanga bikaba iby'ubusa, ikibazo ntabwo ari uruhu rwawe rwananiranye, ahubwo ikibazo ntabwo bakubwiye uko ama dark spot bayavura. Abantu benshi bakora ibishoboka byose, bagakoresha ama vitamin C, bagakoresha ama azelaic acid, bagakoresha ama sunscreen, ariko ukabona skin byaranze neza. Muri iyi video ndakubwira uburyo ki wavuramo dark spot, amakosa ukora gatuma dark spot zawe zitinda gukira, uburyo ki wazivura ugendeye kuri biology y'uruhu rwacu, byose ni mu kanya, ubundi ukamenya uko wakura kuri ama dark spot ku ruhu rwawe. In a world where beauty's prized, Yaquel is here, we've got the guide. For skin so radiant, pure and bright, we'll be your partner day and night. Ubundi dark spot ni iki? Ama dark spot ntabwo ari umwanda, ni melanine ziba zibitse mu ruhu rwawe bitewe n'ukuntu uruhu rwagiye rukomereka. Kuba rwahura n'ibiheri, ubushye, kuba warakoresheje amavuta akesha cyane, uruhu rugahura n'izuba rugashya, kuba warakoze over exfoliation, ugakora exfoliation cyane ugakabya, nabyo biri mu mpamvu zatumye uruhu rwawe rukora ama dark spot yo kugira ngo rwirwaneho, kuko melanine akenshi ziza ku ruhu rwacu ari uko habaho ikintu kizikangura. Icyo kintu cyabayeho, melanine ibara ry'umukara rihita rikorwa ari mu buryo bwo kuza kuturwanaho. Mu bindi bigutera kugira ama dark spot ni ukoresha amavuta akesha cyane, ni wibuke gukoresha sunscreen, gukoresha ama harsh product nko kuba wakoresha amavuta akesha ariko ni wibuke gukoresha sunscreen, nabyo ni imwe mu mpamvu ushobora gutuma uruhu rwawe rukora dark spot. Niba wakoresheje amavuta akesha nijoro, ku manywa ni wirinde, uruhu rwawe uba uri kurubabaza, nabyo ni mu mpamvu ushobora gutuma uzana ama dark spot. Indi mpamvu ni izuba niyo mpamvu nyamukuru. Niba utajya ukoresha sunscreen, sinzi icyo umbereyemo. Melanine akenshi ku ruhu rwirabura, kuri twebwe dufite ama melanine, yaba abantu b'inzobe yaba twebwe b'ibikara, melanine zitura imbere, ziba ziri deep mo imbere cyane. Ibyo rero bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ku ruhu rwacu rwirabura, abirabura muri rusange, uruhu rwacu rukuraho ama dark spot gake gake, kubera ko urumva ziba zituruka no mu imbere. Wowe rero ushobora kuvura hano hejuru, ariko mu imbere hakirimo dark spot ziri kuzamuka, hakirimo za melanine ziri kuzamuka. Amwe mu makosa ukora ugatuma dark spot zawe ziba twibanire: gukoresha amatona ukayakoresha nabi. Abantu benshi bakunda tona, ariko tona niba utari wazimenya neza tona icyo ari cyo, waba uziretse. Kuko tona hari abantu bavanga ugasanga arakoresha izi brightening, agakoresha izikuraho ama dark spot, agakoresha izikora iki, ariko deja atari yamenya neza uko active bazikoresha. Rero amatona nayo ashobora kuba impamvu ituma ugira uruhu rubi. Uyakoresha ryari? Yagenewe gukoreshwa ryari? Ni ayahe udakwiye gukoreshanya ni wenda n'andi masera mukoresha? Ibyo ni ikibazo gikomeye cyane. Niba ushaka gukoresha tona, banza umenye iyi tona ijyana n'izi skincare product ndi burenzeho. Numara usanga igisubizo ari yego bijyana, ubone kuyikoresha. Niba uruhu rwawe ako kanya niba ugiye gukoresha tona brightening, ukaza gukoresha ikora exfoliation, kandi ukaza gukoresha n'amaretinol, umenye ko uri kwica uruhu rwawe. So iyo ni impamvu ya mbere ishobora gutuma dark spot zawe zitavaho. Indi mpamvu ishobora gutuma ugira dark spot: ufite ibiheri birimo imbere mu ruhu bikiri guhinguka. Aho kugira ngo wowe ubanze treating ibiheri bibanze bive ku ruhu rwawe, urimo uribanda ku gukura dark spot kandi hari ibindi biheri bikirimo imbere. Ubundi muri skincare ntabwo ibi bibazo byose uruhu rufite ubivurira rimwe, ntabwo ubijyanira rimwe. Niba rwose barakubwiye ko ushobora gukuraho amabara, ugakuraho ibiheri, ugakuraho fine lines, byose ukabikuriraho rimwe, uwo muntu yarakubeshye. Muri skincare niba ushaka kuryoshya uruhu rwawe, banza uvure barrier twayivuzeho, umanuke hepfo ujye kureba icyo barrier imariye uruhu rwacu.
iyo runo ruhu rwo hejuru rufite ibibazo, hari product zimwe na zimwe udashobora gukoresha ngo zigukorere. Niyo mpamvu niba ugifite ibiheri ugomba kubanza kuvura ibiheri, ukamenya ni iki kintu ukora kigatuma ibiheri byawe biza, ukamenya ni hormone, niba ari hormone ndazitreatinga gute. Ibyo byose biri mu mpamvu zishobora gutuma wowe uri kuvura dark spot aho gukira ahubwo zigakomeza kuza, kubera ko niba igiheri gikize kiragusigira n'inkovu. Ikintu gishobora kugutera kugira ama dark spot ni ugukoresha amasabune mabi. Abantu twarababwiye ko amasabune meza mu maso ari cleanser, barabyanga. Nanjye nigeze kugira uruhu rubi cyane ruba ariko ndakubwiye ngo niba ushaka uruhu rwiza, niba ufite acne prone skin ukaba ushaka uruhu rwiza, ukoreshe cleanser, uve ku ma bar soap, uve ku ma sinzi ngo ama protex, sinzi give, sinzi ngo ibyo utwo tuntu tw'udusabune, utwo ngutwo rwose utureke urebe. Cleanser zifite pH ijyanye n'uruhu rwawe, mu gihe ama bar soap yo usanga inyinshi, nanakoze video ibigaragaza, uzamanuke hepfo, ni video yanakunzwe cyane, uzamanuke hepfo uzayibona, yerekana ukuntu ano masabune aba afite ama pH agiye atandukanye. Uko pH igenda iba nini niko ishobora kunyuranya n'uruhu rwawe, no pH wamara kwijagaraza andi mavuta ukoresha nagira ikintu akumarira, ugasanga uratakaza amafaranga kuri skin care kandi ikibazo ari iyo sabune yawe mbi. Abantu bakunda kugura amavuta ahenze ariko kibagirwa kugura isabune, ayo ni amakosa. Niba ushaka uruhu rwiza hera ku isabune, kandi icyiza cy'ama cleanser ni uko ushobora kugura cleanser imwe mu mwaka umwe, ziraramba cyane. Sinzi rero niba ushaka gukura dark spot ukaba ugikoresha amasabune mabi, rwose sinzi ukuntu nakugenza pe. Ikindi kintu gishobora kuba gituma ama dark spot yawe atavaho ni kwa kutirinda izuba. Ubu uruhu rwawe ugatuma rushya, ugakoresha ama face wow, ugakoresha amavuta yose akesha, ugakoresha ama vitamin C. Vitamin C yo nini kosa cyane kuyikoresha utakoresheje ama sunscreen, ni amakosa. Sunscreen ni ngombwa, izakurinda ubushye kuba izo product zawe ziri active zagutwika. Niba udakunda sunscreen cyangwa niba utayafodinga, inama nakugira ni ukureka active zose, ukikomereza na gikotori yawe, ukikomereza na Movit, naho ibi bindi ano mavuta yandi rwose ukayareka, kuko azakwangiriza uruhu, azatuma ukomeza kuzana dark spot. Kubera iki? Kubera ko utari kwirinda izuba. So ibyiza wakwisubirira ku mavuta yawe ya kera, kuko ano mavuta mashyashya, izi skin care z'iki gihe ntabwo zikorana n'izuba. Indi mpamvu iri gutuma dark spot zitavaho ni uko uri kongera inflammation, uri kongera ibintu bibabaza uruhu. Urimo urakoresha amaside akaze cyane, ukakoresha nk'ebyiri ku munsi, kandi ubundi ni amakosa. Niba wakoresheje iyi active niyo ngiyo, izindi uzazigenera undi munsi. Ugakoresha ama scrub mu maso, ugakoresha amasabune akaze, ama kojic, byose ukarundarunda ku ruhu, mbese uruhu buri kurubabaza. Kandi iyo inflammation ibayeho, melanine nazo zita zikanguka zikaza kukurwanaho, ugasanga niyo mpamvu uruhu rwawe ruri gukora ama dark spot. Niba uruhu rwawe utabashije kurukaruma ngo rutuze, ureke kurubabaza, no kugira ngo dark spot ziveho ntabwo byakunda. Noneho reka turebe ni izihe product zagufasha gukuraho ama dark spot. Product wakoresha vitamin C, ariko vitamin C ntago yonyine ubwayo yagufasha kuzikuraho burundu. Uzakenera wenda tuvuge vitamin C, ukenere na ka face wow, ukenere na glutathione, akantu kaga creme ka lightening. Ikindi uzakenera ni exfoliation, gukora exfoliation rimwe cyangwa kabiri mu cyumweru. Ugakoresha toner, ukirinda gukoresha ama scrub mu maso niba uri acne prone skin, ntago ari meza. Ibyo nabivuzeho. Niba ushaka uruhu rwiza, reka gukoresha scrub mu maso. Niba ushaka uruhu rwiza, reka gukoresha ama bar soap mu maso. Ibi byo nzakomeza mbisubiremo kuko ntabwo byari byumvikana neza. Ikindi ugomba kumenya ni uko
gukoresha product ifite concentration nini, tuvuge ni vitamin C ifite wenda ngo 20%, ntabwo ari yo nziza kurenza consistency nyine guhozaho, gukoresha product ugahozaho nibyo byiza kurenza gukoresha product iremereye cyane. Ikindi ugomba kwirinda ni over exfoliation, kuko twabibonye ko uko ukomeza ubabaza uruhu ni nako melanine zikorwa ari nyinshi. Niba ari exfoliation toner, nyamuneka reka kurenza 1 cyangwa 2 mu cyumweru, reka kukarenza. Ako gace uyikoresha karahagije. Wakwibaza dark spot zikira mu gihe kingana gute? Niba ari epidemo zikiri hano hejuru, zishobora gukira mu byumweru 6 cyangwa 12. Naho niba zikiri deep zirimo imbere, n'amezi 6 cyangwa umwaka ushobora gushira zitari zakira. Rero ni ukwihangana, niyo mpamvu tugusaba guhozaho ukagira consistency. Umuntu uzakubwira ko ama dark spot avaho mu cyumweru kimwe azaba kubeshya. Impamvu azaba kubeshya, uruhu rwacu rwiyuburura mu minsi 28. Rero mbere yaho ntago uruhu ruba rwakavuyeho, ntago za cells nshya ziba zagakozwe. Urumva ko rero urwaye tubona rusa neza mbere y'iyo minsi 28 ntago byashoboka. Rero niyo umuntu akubwiye ngo dark spot ziva mu minsi 7 ni ukubeshya. Icyo gukora ni iki rero? Kora exfoliation nkuko twabivuze, koresha moisturizer zituma barrier yawe idakomeza kwangirika, uhozeho ujye ukoresha moisturizer buri munsi, koresha sunscreen kandi ujye uhozaho. Naka vitamin C nikakabure muri routine yawe ku manywa, ko vitamin C na sunscreen bikurinda cyane izuba kurenza uko wagakoresheje sunscreen yonyine. Ikindi cyagufasha kuvura ama dark spot ni niacinamide, izagufasha kuringaniza amavuta ari ku ruhu rwawe. Igenda inakuraho ama dark spot gake gake, ariko niacinamide yonyine ntago yakuraho dark spot ngo ubone ziri kuvaho. Ikintu uzakenera ni ama AHAs n'ama BHIs, ni byo uzakenera. Turayifite, twarayikuzaniye. Iyi tona ni nziza cyane, iri mu bintu byamfashije cyane kugarura skin yanjye. Niba imyaka iri hejuru ya 25, ikindi kintu ukeneye ni retinol. Retinol nayo izagufasha kwihutisha ikorwa ry'ama cells mashya, kuko hari ukuntu ushobora kubuzi ngo cells zizazikorwa nyuma y'iminsi 28, ariko ugasanga zigeza ku minsi 40 cyangwa 60 bitewe na lifestyle yawe. Rero retinol izagufasha kwihutisha ikorwa rya collagen n'ikorwa ry'ama cells mashya. Ikindi izanagufasha ni ugukuraho za fine lines tuba twaratangiye kuzana kubera gukura. Dark spot ntago zivaho vuba, ahubwo consistency yawe niyo ituma dark spot zawe zivaho. Niba ino video igufashije, ukande like, wibuke no kuyisangiza abandi kugira ngo twese tumenye uko ama dark spot bayavura.